hari bwambere yavuze ngo gira igare ambwira ngo ndari kugiza hoya vuga turi nyongane nawe uri ingenza yarasuka yabwiye ngo umugabo abwiye umugore ati gira igare angati ndari kugiza ati ngize igare atari ko ntacyo avuga cyo uvuga ngo turi nyongane bakabone keze kuri kopera reka dusuhuza n'abadukurikiye nabo bagira igare mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda kugira ngo iki cyumweru cyose abanyarwanda cyangwa se muri Afrika n'isi yose amaso hanze Kigali. Yes, amaso yose ari Kigali kubera UCI cyangwa se championnat y'isi y'amagare ubwo twe turahangaha ku cyumweru tariki 21 z'ukwezi kwa 9 twatanye ikiganiro n'amagare nayo yatangiye tumaze iyo minsi yose uyu munsi n'umunsi wa 9 turi kureba ese iri gare ryagenze gute twamenye uburyo UCI ipanze uburyo iteguye igihe yatangiriye ikimaze kugeraho batoye president nanone abaye n'imanda ye ya gatatu nimugoroba habaye dine hari byavugiwemo bese iki cyumweru cyose mu Faransa ufite ibikomangoma wabonye ko igikomangoma cya Monaco yari muri dine aho mukuru w'igihugu yakiraga bitabiriye UCI. Yes, ni bimwe nakubwira cyagiye dusanye ikiganiro ngamubwira ati se igare ritangiye umukuru w'igihugu adahari ngamubwira nti bibaburitse plani ya UCI ipanze Azerbaijan yarahari yego akuvuga ngo opening cyangwa se gutangira iryo gare ntiyarahari ko wabonye yuko yarabyitabiriye ari muri iriya congress yabaye ku nshuro 194 na nimugoroba yarahari ibyaganiriwe mutoza kuzongera kugaruka mu kiganiro ariko iki cyumweru cyose icyo tuza gusesengura tureba inyungu ku gihugu cy'u Rwanda kuko iki cyumweru cyose twari mu magare ngira ngo uyu munsi by'umwaka wo gura ku isaha 3:45 nibwo umuntu avuga ngo gusiganwa isiganwa ryanyu uyu munsi rero ko hirukanse ibyiciro bitatu ari icyiciro cy'abari munsi y'imyaka 19 ari hagati y'imyaka 19 na 23 n'aba elite cyangwa se abakuru kandi mu bagore no mu bagabo bivuze ngo rero abo bose barasiganwa ariko muri kano kanya bwa saa 3 ubona abagabo dutegereje byura nka saa 15 nibwo wenda ubwo tuza kuba tureba ni ngiye kwegukana isiganwa ry'abantu bakuru abari amateka aremereye cyane ariko urimo n'agafaranga arimo n'ibihembo burya n'ibintu byinshi cyane ariko tuzakora cyane inyungu ku Rwanda kuko iki cyumweru cyose abanyarwanda bari ku mihanda iki cyumweru cyose nanjye aribyo nabonye n'aribyo wabonye uyu munsi turakora turi nk'abanyamakuru cyane kugira ngo tuze bize ko twera cyane dufite ubutumirwa yego turi kumwe rero na Imaniriho Gabriel ni umunyamakuru turabana mu kanya na Alexis Nizeyimana twa tukumwe none mu cyumweru gishize ubu tuvugana nawe arimo gukurikira igare arabatugezeho mu kanya Gabriel Imaniriho rero akaba ari umutokozi cyangwa se chief editor wa radio na televiziyo Isango Star by'umwaka kuvuga ngo inkuru zose z'amagare zamanyuraga mu biganza bye Gabriel tubaye kaza mu kino kiganiro murakoze cyane nako igare Omega asira ko musuza igare murakoze twese tubigiye ntabwo ari cyo bisubije dufite uburenganzira bwo gusubiza ngo turi nyongane ariko twese tubigiye Gabi iki cyumweru cyose gishize wa mugani ari igare mu gihugu cy'u Rwanda bwa ku itariki 21 agira ngo kugira uyu munsi no mu biracyarimo ariko reka gato cyane tumaze duhere warebereye amagare uyu munsi amagare bitewe naho ntuye ubu tuje mu kiganiro ntambutse Sopetrade kuri station ya SP abizi ko ariho Nyarugenge yateganyije nka point ya mbere yahamagara ari bwinjire muri Nyarugenge ajya kuzenguruka ajya Norvege buronge niho narindi nababonye bazamuka abambere mbabonye bamanuka ubwo bivuze ngo naho ngaho narebe igare ariko mbonye ari ikintu kidasanzwe abantu ne nabonye bari kurenganya abanyarwanda ngo ariko ngo kuki tutazi imbere nabyo skora sport yo nagiye abagabo mwe tureka ko unyonga igare uwaba utangiza saa 3:45 ukigera n'amaguru ugera n'amaguru tureka no kuvuga ngo ufite igare n'iki aya masaha yagira ukigenda bo ahantu bibera itandukaniro yo niki nahangaha ni profession n'umwuga iyo umuntu yabyise umwuga cyabihinduye akazi buriya abafitemo na cya kintu cyo twita akamenyero uko agikora kenshi uko akibamo cyahindutse ubuzima ni nk'umunyamakuru buriya hari umuntu udukurikiye akanya babwira ngo no kuri televiziyo agaseka bakubwira ati bya sinabishobora kumara iminota 30 ndi kuvuga ndi kuganira rimwe na rimwe ntazi n'ibyo ngiye kuvuga ngo mbivana ugasanga ntiyabishobora ariko nyine turabishobora kuko ni wo mwuga wacu kandi nabyo bikavana no kubimenyera uriya w'igare rero nawe ngewe mpereye no kuri icyo ngicyo buriya ugiye kureba umunyarwanda watangiye gutwara igare wa hafi muri aba ngaba twita ko batwara nyine bya kinyamwuga bari muri aka kazi uyu munsi
abenshi usanga baratangiye byuzuye ari hejuru y'imyaka 15. Yego. kandi bariya mu mahanga usanga umwana niyo transport imujyana ku ishuri Yego mu Buholandi ni agira buzima. imyaka 3 ajya ku ishuri agenda n'igare no gutembera n'ababyeyi ni igare. Twebwe rero turacyafite urugendo iyo experience turacyayikeneye cyane cyo kumva ko igare nyine kera tumwana ry'abanyonzi n'abantu baciriritse nyine nta transport yakoresha rifata nk'igare nta mwana w'umusirimu watwaye igare. Buriya hari ikipe y'igihugu ya Angola ejo irimo kwirukanka ifitemo umusore w'umujiniyoro papa we ni ambasaderi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa Angola. Shunoze muri abo bavuga byibura nk'uyu muntu kumva umwana ambasaderi bagara igihugu muri Amerika yanyonga igare urumva ngo batangiye kubiha agaciro. Ariko se nangaha ngira umwana w'umuyobozi wasanga yanyonga igare hano. Bo rimwe na rimwe nuko n'abana b'abayobozi usanga tutabazi wera rimwe na rimwe ariko ushobora gusanga arimo cyangwa se ntawe urimo cyangwa ari mu bajuniya bari gutozwa bazazamuka kuko ugiye no kureba na background y'igare mu Rwanda n'amarushanwa ntabwo bimaze imyaka myinshi cyane. Yego. Abantu bakuru barabyibuka hajya gutangira ferwasi cyangwa se umukino wo gusiganwa ku magare byatangiye bajya gushaka muri babandi twisa abanyonzi babandi wahereye ariko byagendaga n'umukuru w'igihugu nari mari rwose bagiye gushaka abazahatanwa bagiye kubashaka mu banyonzi muri quartier bakazamuka ku rwego rw'akarere. Ariko uyu munsi siko bikimeze umuntu ariyandikisha agashaka ibyangombwa akabikora nk'umwuga bitandukanye na mbere byabaga ari nko kubazana twara igare nibyo ushyiraho umugenzi umwe 2 3 ukabona 500 ugatunga umuryango. Ariko mureke tunashyireho amasiganwa uzatsinda ibintu 15 ku rwego rw'akarere ku rwego rw'intara se nuhagera niho hajya hanava n'abagiye bajya guhatana muri za Tour du Rwanda zatangiye. Abo bose ugiye gusanga wasanga background yabo ari mu kinyonzi barabanyonzi kuko amazina yabo n'ubu ushatse yose nagaruka bari kugiye cyabamarabanyi ndabazi cyane bose ndabazi na mbere yabo. Ariko icyo nshaka kugaruka Hamisi uyu munsi twireberaga football tukareba 90 tukanezerwa tukumva ko rwose siporo nizo ngizo nyine irarangiye. Uyu munsi igare ni ikintu ko kuri kubona cyakurura abantu bakaraba badasinziriye fact ikomeye cyane. Ubu ngubu nta n'umuntu uri kwita ku kuba rero yarayitsinzwe wabonye abantu bari gufana Nyabugogo hari harimo abareba benshi cyane abantu bari kwa Mutwe Nyamirambo se ntitubizi ko abazi cyane kwa Mutwe kuva ari ku muhanda utereye w'amabuye kuzamuka kugera Nyamirambo haruguru ari ku marangi haruzuye umufana nta turesha kureba igare biramugora itarimo umuntu. Yego abo bantu bari busy nano bari kwibuka kandi bahageze mu gitondo bahageze mu gitondo amasaha yo gufana yo gutangira gufana yarazwe bose bahageze mu gitondo nta bagenga bakurure no muri quartier urajya mugasanga ingo zose nta bantu barimo wabaza ngo yagiye gufana amagare. Byumvikana ko mbo yenda igishoboka nuko ari ikintu kitaba kenshi kiramutse kiba kenshi twagiye tunabona muri umupira uba kenshi twagiye tunabona muri iki cyumweru mo hagati hari ukuntu imibare yagiye igabanuka y'abafana ikongera ikazamuka bitewe n'uko hakozwe ubukangurambaga. Ariko ntekereza ko ari ikintu kiba kenshi ushobora gusanga hari amarushanwa amwe n'amwe atajya abona abafana cyangwa finale rimwe na rimwe ugasanga niyo ifite abantu nka gutya n'ubundi byagenze. Latifa iki cyagukoze ku mutima ukurikije ngo nagiye kukubaza noneho ukurikije iki cyumweru cyose ukurikije ibyo warebaga ku mihanda. Igare ryanyeretse yuko abanyarwanda bakunda imyidagaduro tutitaye ngo ni umunsi w'akazi hari ababaga bari mu kazi nka batwe tugomba gutanga ayo makuru y'igare ryagenze. Ariko ikintu nabonye ku muhanda ni ubushake bw'abaje kureba iryo gare ariko nanone nkareba ubushake bw'abitabira mwabigarutseho baravuga ati wampa umwanya aya masaha yose 5 kuko ubona ko ikintu kimaze amasaha 5 ntabwo nabasha kugenda amasaha 5 niyo nawe biranganira ntabwo nabishobora. Ariko professionalism y'abatwara igare yanyeretse ko mu Rwanda dukeneye kongera kuzamura rya gare ryacu. Abanyarwanda abajya muri Tour du Rwanda cyangwa se n'abitabira amarushanwa yandi kwigira kuri bano bantu umuntu igihaha kikamushirana ukabona akeneye extension yo guhumeka ariko ari ku mwanya wa mbere yatsindikiye muri ya ntebe. So hari kuba abitabiriye irushanwa ari abantu bafite ubunararibonye kuko babigize umwuga. Narabibonye kuko ibyiciro byagiye bikina elite yarakinnye under 23 under 19 barakinnye abagore abagabo bose igihe riri cy'abagore nabo tandukanye n'icy'abagabo ntushobora kubitandukanya kuko bose ari bafite Nyamirambo
baratangiye nabo baririmo ni ukuri kw'Imana ubwo yicaye nanjye ndahandi kumwe nawe mu kiganiro nkabona abasilamukazi ukabona nyine abantu inzu iruzuye ambiyanse kubera iki umutekano wenda bafite aho ngaho kwishimira igikorwa kiri kubera mu Rwanda nka sapoti ndetse n'icyo bizamarira igihugu nibyo tuza kuzagurukaho mu kiganiro noneho ku muhanda ukabona ko nabonye Kigali ntarinze ni ukuri kw'Imana kubeshya ni kubi iriya roundabout iwanyu ku Kimihurura twayimenya nuko batubwiye ngo ntabwo yikoramo siporo hari njye nahajyaga batashyira ya tapi y'icyatsi kuko iyo cyatsi tapi ngewe njya kuri golf niyo yanjye niyo nikundira iriya yo kuzenguruka ariko nagiye nkwemvita umva ikibazo cyabaye iriya Adidas no hariya no hariya oya n'ubuzima njye na Claire ikorera hariya uri wa gatatu wa mbere no kuwa gatanu nimugoroba saa mbiri saa mbiri za ikintu cyaciye ntabwo kizi rimwe nagiyeyo nsangayo abasirikare bakuru bari mu myitozo iyo barimo barakora baba bafite na kambiranse ugasaba abantu na ambiranse ndabajyamo gusa nsubira inyuma ndigendera nkabona ikindi kandi wenda hasa nkaho wenda ari butamuso kuri ngewe bitewe n'ankora siporo ntabwo nakwiyemeraho ibishanga barabibonye n'ibishuhe n'inyoni twabonye Kigali itandukanye wabonye Akagera utaruzi hano munsi y'iwacu muri metero 5 none ukavuga uti iyi image ndi kubona nk'iyo urebye nk'ibitangazamakuru byo mu mahanga ku mbuga nkoranyambaga biri gukoreka Kigali wowe ubwawe utaruzi nk'ibi biyaga biri hano Rwandex yego kuko byatangiye kujyamo amazi mu bishanga amazi yaratubore muri twabangamiraga biriya bishanga no kuzongera bazongeramo makeya kandi azaba ari urubogobogo azabakeye zira pave bakizemo zirahera hirya Rwandex zikagera Nyabugogo ni ibintu twebwe twabonaga ngo barahasenye byararangiye nta mukuru twari dufite iki cyumweru cyose cyanyeretse Kigali ntarinzi ko mbamo imeze kuriya bivuga ngo nabonye ahandi hantu nzajya ntemberera aho gukora siporo aho twabaza kuhabona ntibazongere kutubeshya imihanda ya siporo u Rwanda rushobora kuba ruryoshye ntabwo rushobora kuba ruraryoshye kimwe nibwo bibona cyatubaza umutumirwa biraza no kuba byoroha cyane inyungu ni nicyo kintu twanashatse kugenda tureba kuko baravuga bati nk'umuntu birebweye batari kubona irusha ubundi rimara iki gihugu kizungukira he amafaranga bashoye izi ndege turi kubona kuri televiziyo zigenda izi drone ukora n'abari abantu bose bari muri Kigali kademo mu rwego rwa politiki irushanwa riri rishobora gusiga iki mu gihugu mu rwego rwa diplomasi mu rwego rwa politiki mu rwego ruri politiki reka duhere ku ijambo ry'umukuru w'igihugu yaba iryo yarayavuze iryo yavuze kuwa gatanu atangiza kongere ya UCI atangiza kongere ya UCI yikije ku kintu cyitwa ngo ndanabashimira kuba mwaratandukanyije siporo n'amabwiriza ayo yose kuba mwayinjiramo icyo kintu muri kucyumva yego muribuka ku munsi wa mbere umubiri ijya atwara time trial atwara nyine isiganwa mu bagabo bakuru nk'umuntu nyine yatwaye umudari ukomeye kurusha iy'abandi atsinze Pogacar abandi bose bari bavuga bati uyu niwe gihangange akamwahageza kwa Mignone nyuma yaho mwabonye statement ya bamwe mu babirigi batari mu Rwanda n'uburyo yasubijwe riya ni ikintu gikomeye cyane ariko kuri politike y'igihugu icyambere ntago mu mboni y'ububirigi nka politike reka tubifate politike y'ububirigi ntago bifuza ko iri rushanwa ribera mu Rwanda icyo tukemere kuko icyambere bazi uburemere bwaryo nicyo bivuze bazi neza ko ari irushanwa rinyura mu mihanda myinshi ryerekana ikirere cyose cy'igihugu environnement yose y'igihugu imibereho y'abaturage b'icyo gihugu n'ishusho ya nyayo umuntu ufite amatsiko ku gihugu runaka icyo gihe arayisigarana uyu munsi niyo mu minsi yashize ari Human Rights Watch hari agafoto yafashe ngo ka satellite igashyira ku mbuga nkoranyambaga kurirwaho na bamwe mu bakunda kujora u Rwanda imva ibiki n'ibiki birasakuza uyu munsi ntekereza ko bafite indi shusho itandukanye wa muntu wari ufite ya shusho wavuga wa mugani ko tubona iki ngiki ari cyo kintu kibyibushye kiri mu Rwanda uyu munsi afite indi shusho itandukanye ntabwo afite iriya shusho ya semesiteri y'i Kanombe bagakanya afite ishusho ya Kigali ya nyayo ikintu bita ishusho icyambere umuturage abayeho ate tujya kureba imibereho y'umuturage icyambere turaza kwinjira mu kintu cyitwa abahe atuye indege yadufashe ibisenge yadufashe ibikoni yadufashe amatuwarete ubu ngubu byibuze wa muntu wajoraga u Rwanda avuga ngo
ngo nyamara nubwo ngo ibi ngibi byirirwa ku mbuga nkoranyambaga bafotoye City Tower bafotoye za nzu zitwa ko ari mini convention ngo aho umuturage haba ntiyashobora twavugane Kicukiro twarahabonye twajya Nyarutarama turi kuhareba twajya Nyarutarama na za karitsiye zacu dusanzwe tuzi ko ari nta kigenda twarazibonye za Kimihurura za Muhima cyane berekana za Biyenzi za Norvege na Gitega yaragaragaye na za Rwintare hose nta hantu iriya ndege yahishe niba nta iriya ndege yahishe bizagorana ko hari undi muntu wongera kugarura ifoto iyo muri za 2008 nta muhanda ubamo hano mu mujyi ngo aba ariyo yitirira abaturage ba Kigali biragoye cyane uyu munsi icyo ni igitego u Rwanda rutsinze mu buryo buri politiki kugaragaza isura ya nyayo y'umuturage wo mu mujyi wa Kigali yenda mwaza kumbaza ngo uwo mu ntara bizagenda bite ariko buryo umurwa mukuru w'igihugu ariko tekereza ko badasohoka ngo wagera Musanze mu mujyi cyangwa akagera Huye nawe bya byose ari cyo yavuga ati burya cya gihugu ntabwo kiri Kigali gusa ejo nabona bagiye kwita izina erega hariza za Musanze iyo Tour du Rwanda iba turabibona nese Tour du Rwanda neze mu gihugu cyose ndavuga ko enda bagiye kuvuga ati wenda buriya n'ibyo waba badurisha byinshi cyane nyine uyu munsi wa muntu watekereza kuvanga u Rwanda dusoma gutya mu binyamakuru bimwe na bimwe hari ikindi kintu abonye kimufunguye amaso mu buryo buri politike rero u Rwanda rutsinze igitego kivuga ngo rurigaragaje ntuzajora na babandi bafata amashusho n'amafoto ibyo ari byo byose azifashisha aya ngaya u Rwanda rwagaragaje aya ngaya yagiye muri rekodi cyane y'isi cyane uzazana ifoto yindi yo kuvuga ngo nyamara muri Kigali babayeho gutya hazaba hari ibintu bimwe reference ni 2025 UCI cyane Kigali 2025 akandi kantu nakunze buriya mugane uvuze ikintu gikomeye cyane we nagerageza amahirwe iki cyumweru cyose nagiye ku masite atandukanye ko nagiye mu kabuga ka Nyarutarama ndebera Kimihurura nagiye Kicukiro ariko amasite amwe ubona asa nkaho ari hota amwe ariho abaturage benshi cyane ashushe cyane usanga byibura nka kimwe cya gatatu ari abanyamahanga bari kuri izo site barimo abazungu vuga ababiligi barimo abavuye muri bihugu barimo abanyakanada mbese ubona byibura arimo abanyamahanga muri aho hantu bamugani hari image nabo ubwabo bafite na message bashobora kwitangira hari umuntu umwe Kimihurura niho niri uyu munsi harya muri rompo we uraza kumurukara ku miliyoni ruvuga ngo zone zose sinzi uburyo abantu abanyarwanda n'abahanga cyane bubatse utubari kuri ya mihanda yose n'utubari gusa abazungu bari kumva banyweye basinze barya mu mihanda bigaragaye kuza bakora nubwo bazamutse bagize cyane bari bacuruje cyane kikwereka kabisa igihugu gifite umutekano exactly ni igihugu gifite umutekano biriya bintu ntabwo wabikora mu bihugu bimwe na bimwe ntagiye kuvuga amazina hari ibihugu bimwe na bimwe utakora biriya bintu uvuge ngo abandi bahugiye ku muhanda bari kwidagadura usanga uzi ko muri icyo gihugu politike z'ibihugu byombi zitabanye neza muri iyo minsi abandi bari bahugiye ku muhanda ugiye kwinyabya ntago ari ahantu henshi byaba ushobora kugeraho ntuveyo nibuza kugera n'ababirigi cyane ariko tugere muri aka gace duturanye ni amagara bayo ubona ko tutabanye neza n'u Burundi tutabanye neza na za Congo muri kano gace tutuyemo niyo message bisize buriya message bisize nuko nkuko bajya bakunda kubigarukaho u Rwanda rusa na rudafite umwanya w'amakimbirane y'amatiku ari muri aka gace duri ku moving forward mu iterambere ryarwo kuko iki ni igikorwa cy'iterambere kinini icyambere barakwereka ko u Rwanda rurajwe inshinga no kubaka ibikorwa remezo ryagare rishobora kuza rikanyuramo cyo ni kimwe arebye convention de bakesi ukara za stade mu bwambere mu mateka ya UCI bakubwira ko igare rihagurukiye mu nzu isakaye cyo rwose muri iyo myaka ijana n'itatu yose na 20 Ujiri Masena na Bill Gates ari n'amabaze iminsi ya UN mu bwambere bibaye niho bahoze bagaruka ku Rwanda bavuga no icyo kiba gishimangira cyane yuko u Rwanda kukijyanye na siporo vuga ati Perezida Kagame ni urugero rwiza muri Afrika no kujya kwigiraho urumva already birashimangira cya kintu umukuru w'igihugu akunda kuvuga ngo ni amagambo gusa ntimugasubizanye nabo no guta umwanya u Rwanda rwo rushatse kugaragaza standard rusetinze hano ni ukugaragaza ko ntabwo kuvuga ngo Burundi bora buvuga ngo turyamiye amajana mu Rwanda ruzadutera sintekereza ko u Rwanda ari cyo rwagaininga mu gutera Burundi kurusha uko rwakiyubakira ibikorwa remezo nk'ibi ese u Rwanda nyine rugaragaje ko rwo ntago ikirurimo mu mutwe ari intambara ari amakimbirane ari amatiku oya rwo rurajwe inshinga n'iterambere ry'igihugu ry'umuturage warwo ahangaha ntekereza ko ariyo message ya mbere iya kabiri ni uko nta muntu udahawe ikaze mu Rwanda icyo ngicyo nicyo cya mbere kuko twarababonye uyu munsi
Kajanini yavuze yego ni umurundi aba mu Rwanda nubwo aheruka gutangaza ko yahisemo kwibera mu Rwanda ariko ntabwo bikuba ko ari umurundi anytime yajya n'iwabo mu burenganzira bwe abifiteho uburenganzira kuba yaza akavuga ati ni ishema ku karere ni ishema kuri Afurika muri rusange iki ngiki nicyo kintu cya mbere u Rwanda rukoze kuvuga ngo ruhaye ikaze buri muntu wese niba isi yazi yateranira mu Rwanda shampiyona iminsi ibaye 8 kugeza uyu munsi nta kibazo cy'umutekano twari twumva babangamiye umunyamahanga cyangwa n'umunyarwanda muri rusange ngo ari mu magare twagiye tubona amashusho y'abanyamahanga bagiye bajya mu bice bitandukanye by'igihugu kwitorezayo nta wavuye yagiriye ikibazo nta waje ngo avuge nabi igihugu ubu bisobanuye ngo iyo image niyo image ubundi ya Afurika ikenewe dukeneye image umunyamahanga azamo ariko akagira icyo amarira igihugu ajemo cyangwa se Afurika ajemo niba Afurika iteguye irushanwa nk'iri ni ukuvuga ngo umunyamahanga uzaza icyambere arajya mu bikorwa by'ubukerarugendo muri Afurika why not abangaba bari gusiganwa uyu munsi atasoza isiganwa akavuga ati noneho kuko tubona muturanye na Uganda reka crossing border kugira ngo mpite ngenda iwacu i Burayi banze nyure muri Uganda na nasure ya parike yaho ikomeye cyane bazanabikora za Kilimanjaro muri Tanzania cyane rwose ibyo rero ntekereza ko ni standard u Rwanda rusetinze ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kigiranye n'u Rwanda cyafataho inyungu kiramutse kibishatse narindi kureba muri comment hari urabizi ko ubu ngubu ibitangazamakuru mpuzamahanga bimaze iminsi binandika hari rero bimwe byavuze ati ku nshuro ya mbere muri Afurika habaye UCI kandi baye ku rwego n'ubundi mpuzamahanga then muri comment bura niho ntera agatebe ngewe muri comment akavuga bati hari comment avuga ati urebye aho u Rwanda ruvuye tujya tumenya gahunda zabo zo kwibuka n'ibyo bagezeho ubu ngubu uti ni icyitegererezo cy'uko ushobora gutekereza biri hejuru ugasiga ibyakubayeho inyuma noneho ugatera imbere nawe wabigarutseho hanyuma abandi bakavuga bati n'ibindi bihugu byakwigira ku Rwanda ijambo perezida wa UCI yaravuze ngo iri rushanwa ntago twaje gusa ku mugabane wa Afurika ahubwo twarituye n'abanyafurika ku nshuro ya mbere aha umudari Perezida Paul Kagame ku mugore yavuze ati ngo uhaye umudari uhabwa cyangwa se unganya agaciro n'ako umukinnyi witwaye neza muri iri rushanwa kubwo kuba mwaratwakiriye neza yaba uko n'ubundi yabivuze Gabi nta sevirenzi yingiye nta sevirenzi yingiye hanyuma politikali byo ni igitego cy'umutwe kuko hari igihe uba uhanganye n'umuntu we akakureka agakomeza ya gahunda nibyo Alex yatubwiraga no bari mu nzira mukuza atubwira ati hari igihe cyageze umukuru w'igihugu avuga ngo turashaka gutekereza by'igihe kirekire ibi rero by'igihe kirekire kubaka ibikorwa remezo twarabibonaga kuko babyubaka ariko tukumva iyi mihanda bahora bacisha muri karitsiye hato na hato niyo rubanza ki ubwo ruzu batubwiye amafaranga ngo rwa convention amafaranga warwubatse twese turarakara urumva none rwakiriye cugamo urwo ruzu barwubaka rwabanje gutinda turarakara ngaho twe dukora muri kariya kazi ngo baruhaye undi mushoramari ruvuye mu mushoramari rugiye mu Baturukiya ibyo ntitwabirebaga izo nama za hato na hato ngo zahabereye ahangaha ngo za Commonwealth na za haki nta muntu wari ubyitayeho kwita izina twebwe tuba twumva ari ibintu akwizongage muhora zihora zivuka buri gihe muziza mpaka na ryari bazana Visit Rwanda n'abataka Visit Rwanda ibyo bintu mwaduhaye amafaranga tukirira ibyo rero tubwira n'ibiki ariko ibyo byose ni nk'umubyeyi utekerereza umwana ubibona iyo umubyeyi amaze gukura bya bindi yabateganyirije murimo murabyenjoyinga aka kanya turi kuri level nari ndimo ndakurikira amakuru bijyanye na Stade Amahoro avuga bati ifite ubushobozi bwo kuba yakwakira finale y'isi cyane rwose ifite ubushobozi tureke ni World Cup yose bavuze bati nta stade iri mu karere dufite Stade Amahoro ifite ubushobozi bwo kuba bwayakira ikindi se twaba tuyibaza ni ikihe isi iramutse igikombe cy'isi katuvuge kiri kubera nko muri katufate Katari bakavuga bati rero kubera ko dufite imikoranire n'u Rwanda turashaka ko hazabera final y'igikombe cy'isi umukino wa nyuma ama equipe abiri ubundi bibwira ko uminsi izatazana final amwe nanga yamakuru mfite no ku myaka itarenze ibiri uru Rwanda rwayi hosting amafinali tuzakira igikombe cya izi za Champions za Africa ikibazo cyagiye gikunda kubona uko akunda ko imikino ibanza niyo kwishyura no kureba uburyo babivanaho kajya finale idafite imikino ibanza niyo kwishyura ariko itegura ko umukino wonyine w'uwo munsi uhari ngira mu minsi ishize bajya bavuga Formula 1 batari ko Africa Pride utwaye n'iki n'iki ariko maze iminsi na Perezida Paul Kagame ahantu maze iminsi ajya Formula 1 si kera uyitega na yo ntabwo ari kera ikidutindije n'ibikorwa remezo byayo nabyo birahari ntabwo bitinda none u Rwanda rushobora gufata intego yo kubaka airport nk'iriya Bugesera mu myaka itarenga 10 utekereza ari ikihe gikorwa remezo kindi cya igora
ntacyo ni ikihe kindi nibyo rero kuko airport ni igikorwa remezo gikomeye rega nubwo tutajya tubasha kubikurura cyane kuko akenshi usanga ari igikorwa remezo abantu benshi badakenera mu baturarwanda niho nakubwiraga yuko bubaka convention twe ntabwo twabonaga akamaro kayo bubaka izo nuza zindi izo nini zikomeye twabonaga akamaro kazo ariko niba uvuze ngo UCI nyuma y'imyaka 125 isohokeye mu nzu isakaye bwa mbere mu mateka yayo none soko sagahigo ubu tugiye kureba record zagiye zikorwa ni UCI mu minsi 9 gusa wakumirwa mwibuke ko iriya nzu yahagurukiyemo ari amagare yari yubakiwe imikino y'intoki yabaye ibona kongera FIFA yari yubakiwe imikino y'intoki ariko biza kurangira bisanze ni inzu ifite ubushobozi bwo guhostinga inama ni inzu ifite ubushobozi bwo guhostinga igitaramo icyo ari cyo cyose ni standard y'umuhanzi kuri iyi si nta muhanzi utakorera muri BK Arena ni inzu ifite ubushobozi bwo guhostinga sector yari yose y'umukino uba hariya yabera nk'amagare ugiye kureba usanga ari n'amagare abera indoor usanga hari amagare abera indoor nk'iriya mikino bariya abajene bagaragaje mu gutangiza UCI bo mu Rwanda bisa naho hari acrobacy bishobora gukinirwa nko muri Jeux Olympiques biriya bintu bibera indoor biraba nta kibazo ni uvuga ngo ubwabyo ibikorwa remezo u Rwanda rwubaka rubyubaka ku ntego nyinshi niba twarabonye imihanda tugatekereza bangwa se bari kugenda bajya mu makaritsiye ibaza iyo iyi UCI isa iriya mihanda yo mu makaritsiye idahari ntabwo bari kubyemera ko iba abantu twari kujya tunyura ntabwo bari kubyemera yuko iba ubu nari kujya ngera mu mujyi nyuze he nawe urabyumva ni ukuvuga ngo rero ibi bikorwa remezo twebwe tubona tukabikerensa tukavuga ngo ibi amafaranga na leta nayo agenda apfa ubusa kuko ubu nk'uyu muhanda uciye mu Gitega ahangaha hano munsi musanga uzamara iki noneho nyuma y'igihe runaka ukabona wa muhanda impamvu bubatse mbere wabonaga Norvège ukuntu hameze hariya ahantu nta muntu wari uhitayeho byari ibiti n'amabuye ariko ubu ngubu ugera Norvège ukavuga uti aha ni muri Kigali uritaruye hepfo muri areba Gitarama yose nta kibazo ufite ariko ukavuga uti ikaba wakoze sinemerwa nabo burya hano bawushyize kuri pante hejuru buri muntu utanyuramo ikamyo njya muri ariko muzi ku igare nawe ni urumva hari strategic nyine ziba zakozwe ubu ni kamyo gakomoka kwa mutwe ntabwo byemewe ndabizi ntabwo byemewe ariko ku gare uriya muhanda turawukeneye upima amavi yawe ubanze wumve ngo nkuriya muhanda wo kwa mutwe kuzawukuramo amapave bizagorana ntabwo bazigera bayavana ubu twabonye iriya mihanda bayubaka yagombaga ku yari tesite imihanda ziriya zahindutse miri ku magare ubundi bazita miri yari amatesite iyo kuzabona imyaka 20 kare ko imihanda y'amabuye yakomera yego ariko burya imihanda y'amabuye yubatse neza niba mujya nk'Iremera muri za karitsiye za ruguru y'abadive harimo uduhanda twiza tw'amabuye hari ahantu hari imihanda myiza ariko iyo mihanda yaba nk'uyu uko amenye urimo kureba uyu nguyu oya nizavamo imvura iguye uyu muhanda ntabwo igare ryahanyura ntabwo ryahaca rero mu kiganiro rw'itangazamakuru turi kuganira byarangiye iriya mihanda nyine ni ibikorwa remezo bishobora kugira kandi kamaro kuko biri mu bintu byaryoheje iri rushanwa cyane n'ubundi ataba niho hantu abantu bose bavuga kuko nk'ubu ngubu ifoto ya mbere icicikana ni ya Pogacar na Demko Hamisi ngira ngo mu kanya gato cyane turakira n'umutumirwa wundi muri kino kiganiro ariko reka nkubaza akantu kamwe nk'umunyamakuru nshaka kukubaza kuko iyo tureba n'akazi dukora twe tuba dushaka gusereka cyangwa kugusha visibility y'ibyo dukora iki cyumweru cyose u Rwanda ku bijyanye na visibility ukoze nka evaluation wakibonye gute iki cyumweru cyose ikintu cya mbere u Rwanda rwarateguye icyo nicyo kintu cyane mbere mbonye ari abantu benshi twibeshye tuvuga ngo biteguye igihe gito ngo buse ariko nabiboneye mu mafoto ya drone no mu mafoto ya kajugujugu u Rwanda rwarateguye n'umuturage yarateguwe ku buryo yumva ko gusa nabi kwiwe ari ikibazo gikomeye cyane ngewe natinya ahantu natambutse ku mukecuru mu rugo rwe harimo akajaride ariko ntikari gakase mutambuka arambwira ati nabuze umuntu nkatira ibi byatsi kandi batubwiye ko drone igiye gutambuka hejuru batubwiye ko ari drone izatambuka hejuru nabuze umuntu nkatira ibi byatsi nambuka ku wundi urabona amabati yamaze igihe utayakorera isuku hari ukuntu ashobora kujyaho umugese cyangwa ugasanga afite amabara atari ngombwa ntambuka ku wundi nawe ari gusiga wese ni umuntu wabwiye musige ngo hoya ariko ngo nawe ibaze imbere y'igitambutse hejuru inzu yanjye akaba ari igaragara nabi wumva ko ni ikintu visibility
umunyarwanda amaze kuyumva, icyo ni icyambere. Ariko n'ubu ngubu barateguwe, bumvishwa uburemere bw'ikintu kigiye kubera iwabo, baracyawuninga, baragifata. Icya kabiri, iyo haza kuba hatarabayeho gutegura, iyo visibility twari kugibona mu bikorwa remezo n'ibindi, ariko bajya bagera ku mafani zone tugasanga nta bantu bahari. Iyo visibility rero kuba ifite ikibazo. Ariko kuba twarabonye fan zone zifite spirit twavuga ngo iri hejuru, umuvuduko, umurindi w'abafana bumvikana ku buryo nge ntabwo natinya kuvuga ko abafana bafanye amagare barushije uburemere abo ku mastade mu mupira w'amaguru. Ntabwo naba mbeshye. Rega stade tujya muri 19 ahantu bitandukanye ni hahandi hari igihe usanga iri gare turabizi ko ntirizahoraho kandi riba yikurikirana. Match tuzagumya tuzirebe. Nabo bare batsinzwe aya match muratwishyuza baratwishyuza cyane. Basare kubwira ngo no bitinde ko nawe ntabwo yabyitaye. Urumva ari gukubwira ko mukaye agiye kujya kwirebera igare. Ariko rena hanyuma ko umukino ushobora kuzabahuza na polisi nibwo ashobora kwibuka ko batsinzwe na Singi. Igare ryaragiye. Yabwiye ngo nzikumurekura kare. Umufana w'amagare nitwe Emmanuel kuri tekinike y'abantu muzi uriya urabona ko bakwereka afana na Rayon Sport. Kuye kurana ko aho amagare agenda agera barimo kugenda batwereka ubwo turaza kubigaruka cyane. Yatubwiye ati gare nimugire ikibazo ndari nimugire ikibazo twakire. Wabonye ibendera ry'Ububirigi, nabonye uyu munsi mu gitondo nabonye video itangaje. Abanyarwanda bateruye mu Birigi afite ibendera ry'u Rwanda n'iry'Ububirigi. Iyo niyo video nabonye ubundi irushanwa. Ntabwo ari AI kuko ntabwo ari AI kuri convention. Tumwakire Alexi uraho umeze ute? Umeze neza. Igare ryakuziritse mbwira ibintu byakubaye hano hafi y'urugo rwose. Azamutse muri siporo aba ari byo twashaka ubundi. Yari mu rugo yatubwiye ngari mu rugo ngo yafanga ngo ngiye gutera intambwe imwe. Gutera intambwe imwe ava haruguru y'umuhanda ajya munsi y'umuhanda bimutwaye. Wawambutse se ahubwo bataratanga favor kugira ngo wambuke. Basanga turi mu bice bimwe. Ariko nicyo kimbaye nageze ubundi bari kuzamuka Norvège. Uretse tubanze tubaze uko batinda kubaza aho bageze, ariko niko bari kuza bahegera. Babasubije rero bageze hafi, ubwo nanjye ndahagarara. N'amahirwe ngiye tunagize bya byose uvuye mu Nyakabanda n'igare rya Katene ubwo ari ishuri mwe rizamuka kwa Mutwe. Harameze gute kuko wahazamutse? Ubundi buriya nari navuyeyo naciye ku gice cyo hakurya cya Kimisagara, ndaza kugira ngo ngere hafi nibona nze kubona uko nambuka umuhanda. Ariko ufashe igice cyo mu Nyakabanda kwa Mutwe no kuza hano munsi ya Sulfo imbere yahahoze gereza, wari mwavugaga football, abo bantu ntiwari kubona stade wabakwizamo. N'abari bari hano hafi bonyine hafi y'aha turi ntabwo wari bubone stade wabakwizamo ko bari ku mpande zombi z'imihanda. Hari ikintu yaravuze, hari n'ukuntu ubona abanyarwanda bitoza umupolisi yataragwira ngo tambuka discipline niyo waba wihuta gute niyo waba ugira gute ni ikintu batwe ko drone ziba zitureba ariko byabaye uretse n'icyo gihe mu masaha nk'aya saa sita naho nasimbukiye Nyabugogo, ariko namatsiko nari mfite yo gushaka kureba kumwe mubona Tour du Rwanda igiye kuhanyura haba huzuye. Yego niko hari hameze nabo umuhanda nabanje kugira ngo ubwo bahagaze mu muhanda, ariko begereye nyine umuhanda kubera bira byuma bitandukanye umuhanda n'abanyamaguru. Waturukaga kurukagira ngo bahagazemo mu muhanda hose bahuzuye. Hari abantu benshi cyane nk'utarabigize umwuga byanteye amatsiko nyine njya kureba mfata video duto, ariko une ufite ama video y'isi ya telefone yawe. Yego byari byiza cyane. Noneho ahangaha rero banyura bigoye nta tuvuga kwa Mutwe, niho hantu hanjye ubundi nsanzwe ndeba kuko nari nahavuye. Wabonaga abantu aburiye ibipangu bicayeho hejuru ku rugo kubera ko ku muhanda yabuze ahantu. Oya nabonye ko utamura sitori umuhanda ntamuzajya kubaka inzu ya kadasiteri. Reka da. Inzu igeretse kugira ngo uvuga tugiye ni ibintu ari aho wenda umuntu yageze ku buryo buri fizike, ariko n'ahantu ureba kuri video urabona ko abanyarwanda babonye umwanya w'ibirori. Twe muri politiki yuvuze ngo iyo ubonye amahirwe amwe yo guciringa ntabwo aza kenshi. Yego
iyo ubonye amahirwe nyine yo kubona abantu bishima buri wese akozanyaho n'undi minisita ahagararanye n'umuturage bose bari kurushanwa kureba uwaba muremure murebe mu muhanda ni amahirwe utabona kenshi iyo rero yamaranye igihe kingana gutya icyumweru cyose biba ari ibindi bikaza ngira ngo hari gala yabaye nimugoroba ntabwo si kenshi uzabona amahirwe yo kugira abantu bangana kuriya bari mu gihugu nta n'umwe uri kuvuga ngo nubwo umuntu icyaje hano ngewe ngo narahababariye hari umufaransa ejo bundi wabuze ngo yashatse iki wagira ngo byari mu ntego yashatse ikintu kibi yavuga ku mitegurire y'u Rwanda ya UCI arakibura ati kugera ubu sindakibona keretse bakizaza mu minsi isigaye kandi urumva hari kuwa 4 rero ubona ko ni amahirwe igihugu cyagize cyo kwemera guhabwa iri rushanwa ariko navuga ngo twayabyaje n'umusaruro buriya abantu ntabwo barabona amagare gusa bati nose ko yagiye ku muhanda agataha yatahanye iki ariko uriya muntu ariho arinjiriza igihugu mu myaka itabarika iri imbere hano iyo abantu bavuga ngo iki ni igihugu ushobora kujya gushaka andi mahirwe ari yo yose ko abantu barabona amagare gutya bizagutangaze nujya kubona amakipe menshi atangiye kuza kwitoreza mu misozi yo mu Rwanda kuko iri rushanwa challenge ryatanze ni ukubwira UCI ngo mushobora no kujyana amarushanwa ahantu y'imisozi ko abantu batangira ahantu hose ubona imijyi yose bajyana amarushanwa batangira kuvuga ngo ubutumburuke bwaho uburebure bugera he aha niho hambere bageze hafite hejuru ariko uko hagenze biraha andi mahirwe n'ibindi bihugu by'imisozi yuko nabyo bishobora noneho bishobora kwakira imijyi yo mu misozi ishobora kwakira kuko ni no kubwira aba barushanwa ku magare ngo ntabwo igare rigenda hatambitse gusa wasanze bagenzi bacu hari byinshi bavuze ati iki cyumweru twagiye tubona byinshi cyane n'ibyo byose hari uburyo wabonye nk'umujyi wa Kigali mu buryo utatekerezaga yaba ku mashusho n'ibindi ni wowe duha ishusho yawe ku giti cyawe ikintu cya mbere nabonye ni uko bakunze gushinja abanyamujyi ngo ntitwitabire ibintu buri wese aba yahugiye mu mutwe ariko ikintu nabonye ni uko umuntu uduhamagara aba atatubwiye ikidushimisha tubwiye ikidushimisha aho wakitubwira hose twakwitaba nabashije kugera kuri fan zone zitandukanye habaga harimo abantu utagira ngo ni abaturage basanzwe gusa hatari abantu bavuga ngo ni youth volunteer bashyize mu bisi barazizana babishyuye bagize gute oya ushobora gusanga akakundi k'abana bibyinira ukagira ngo nibo baje aho ngaho ariko iyo uteye intambwe imwe witaruye bariya bana aba bantu bose tubona biyubashye muri uyu mujyi w'abanyemari nabo wabaga ari umwanya ukabona n'umuryango we bose barahagaze we nabo ntibafane cyane ariko ahantu rawundi ya nyuma yose yacaga umuntu ari wese wagira ngo baramukuruye wese yazagufana uwo ari we wese aba umwana w'umuntu mukuru abo bantu biyubashye ikindi Kigali ifite ubwiza tutabasha kubona kubera ko wenda tugira inzira imwe tunyuramo ariko iyo urebye usubiye inyuma ukareba amashusho yerekanwaga Kigali gifite ibice bitandukanye abantu bundi bagatembereyemo kamuha abantu urugero hari iriya rompo yo twita yo kuri primature ariko mwese mwigarutseho cyane hari abantu impamvu ujye nyigarutseho hari abantu banyandikiye baravuga ngo iriya parike iba muri Kigali bayitaga parike ubwabyo ukuntu wakoze iriya rompo urabona bifatanye na kanjepe kiriya cyari cyaho umuntu ukireba abona ari ahantu hagari niyo uhavuga ugahita uza hano munsi ya Minadef hari ubusitani bunini ukambuka n'umuhanda hepfo iya parike iri muri Kigali ati yambwira ngo iriya parike iri Moronko namwe twita kuri primature
kandi buriya winjiyemo imbere wenda abahakorera hafi yaho barabizi winjiyemo imbere harimo inzira harimo intebe abantu bicara na siporo barayakoreye nyuma bakora siporo buri munsi aho ni ahantu hamwe kandi ni hafi y'umuhanda umuntu wese ashobora kujyayo abajya kuri nida barahanyura abajya mu ndangagaciro hano berekana muri gorufe harya hasi kuri gorufe harimo ikintu cya Visit Rwanda hasi bashyizeho hari inyubako zirimo zirakorerwa hariya hakajyaho umuhanda hakajyaho itapi ndende hakajyaho ikibaya cya gorufe hariya iyo ubirebeye icyarimwe rero ubona ari ahantu utazi kiriya kiyaga se cy'aho bahoze bita ngo kwa Nyagahene nyine kubera agace kahariye noneho wareba n'ariya mazu yo muri gorufe ameze nk'amapartema agerekereje y'umweru ntabwo ari mu Rwanda honestly ubona ari ahantu utazi mu Rwanda iterambere dufite ifite inyenyeri 6 buriya 5 harajya kujya hoteli inyenyeri 6 n'izabari ya mbere mu gihugu kandi ntabwo irenze umwaka ituzuye yego navugaga ibyo bice noneho iyo ugiye mu bice bituwe hari ikintu nje muri kuvuga cy'imihanda iyo ugiye mu bice bituwe ubona hari itandukaniro riri mu mashusho turi kubona ubu n'amashusho twakundaga kubona nyine y'ibice bituwe ibice byose biri guturwa vuba iyo witaruye cyane urebera kuri ariya mashusho uhita ubona imihanda harimo inzira access ni ikintu gikomeye ku bijyanye n'imitunganyirize y'imijyi wenda hari ibikorwa remezo tutarabona ibitwara amazi yanduye bigira gute ariko iyo ufite miriya mihanda itambika imanuka biguha n'icyizere ko n'ibyo bikorwa abantu bashobora kugenda babishyiraho bitwara cyane cyane amazi yanduye ava mu ngo bigakunda ni ikintu ubona wenda aho ubona bitakunze cyane ubanza ari uko hahise haturwa ari nyuma ya 94 ni igice cya Nyarutarama ubonamo amazu meza ariko ho washaka ya shusho y'imihanda iciye neza ntuyibone ukajya ubona igenda ikata ariko ibindi bice byose biturwa ufashe ibice hano bazamutse nyuma Norvège ufite ibice bya za Ganga twarebonye za Kicukiro ufite ibice bya Gahanga ufite ibice bya Kicukiro urenze Kagara mugenda ugana ku Muyange hirya aho ngaho ufite n'ibice bya Kanombe biri guturwa bushyashya bwana Busanza ibice byo hakurya bya Rusororo ahantu hose ubona hatuwe haratangiye abantu baratangiye kujya muri cya cyerekezo twitaga 2020 ubona hatandukanye n'ibindi bice byari bisanzwe by'umujyi nanone rero hagatandukana ibice by'umujyi noneho birimo kuvugururwa turavuga za Muhima za Cyahafi turavuga Cyahafi hasi hano turavuga hano inyuma za Rwampara turavuga mu bice bya Biryogo ubona naho ari ahantu hamaze gufata isura uburyo muri rusange mbere ko tukora kuri Gabi ku buryo ari kuntu ujya abanza baravuga ngo Kigali muri kukumvisha Kigali kiryoshye iyi Kigali twerengagire Alex tuyise iyi Kigali wayireba atarayize tavuga ati ko ya Kigali bayaga bambwira iryoshye nayibonye akumva ko kuko ihuye nuko yajyaga yumva bayimubwira yifuza kugera mu Rwanda hari umuntu ngiye gutangaho reference nubwo atabivugaga mu buryo buri positive yaranditse kuri X aravuga ngo sha wa Kigali inkotanyi zarayitunganye sinabaha 100% bariko barenze 70%. Niba abantu mu butumwa bwabo bavuga u Rwanda nabyo no mu bibashaka miki buryo mu mitunganirize ya Kigali aravuga ati ntabwo bari hasi ya 70%. Wenda agahita yongeraho bya bindi byabo ariko akazana ibindi ariko icyo kintu akakivuga ukabona ni statement yavuze ahangaha niho nabwira ngo ubwira umuntu Kigali kwiryoshye atariho ashakisha izindi mpamvu tarimo byo gushaka icyagayinka wabona ko Kigali biri guhera nyizi navuga nyizi neza nko guhera muri za 2008 kuza kugera iki gihe Kigali yarahindutse kandi yahindutse neza haba ari mu miturire y'abaturage buriya no mu mibereho buriya nuko uko abaturage biyongera yaniyongeraho nyine n'abatishoboye ugahita wibwira ko abatishoboye aribo bari kwiyongera kuko wenda ari buhura nabo cyane bitewe wenda naho unyura ariko ntabwo izi quartier zose tuvuga zubatse ntabwo ari leta yazubatse ni abaturage bazubatse abenshi baratuye ni Mateus turi yego reba iyi quartier Mateus turimo urahagera nyuma y'amezi 3 ugasanga za nzu zose zo hasi nta n'imijyi hari zose zirageretse zirazamutse kandi ikintu cyiza
ntibigeze bafunga bavuge ngo karitsiye irafunga umuntu araguma mu nzu ye ku ruhande haruguru bakazamura bakuzuza agafata hakurya n'abo hepfo bakazamura akagaruka agafata ni Kigali mu kwirejima nk'uko wari uvuze ni Kigali igihe nabwira umuntu ngo iraryoshye nawe akabibona ko iryoshye atari ukuyirebera gusa wenda kuri ayo mashusho meza tuzamenya ko iryoshye nyuma y'abaje tubona batangiye gushyiramo imishinga migari ibikorwa hari ibintu rero muri umusaruro kiri imbere Gabi ukurikije Alex aravuga Kigali kumva ni Kigali yaryoshye akanavuga muri rwa politike nk'umunyapolitike ariko wowe yihuze ku bantu none bayituyemo bikorera muravuga ngo aya magara abasigiye ikikurikije cyo kimwe ryo warebeshaga amaso yawe ikintu cya mbere abasigiye ni isomo ryo kujya bashaka amakuru kamere kuri icyo muri iyi UCI hari amahirwe menshi y'umurimo n'amahirwe menshi yo gucuruza katuvuge ku bakora ubucuruzi mu bikorwa bitandukanye abatanga serivisi zitandukanye zishobora kwishyurwa zikaba zavamo amafaranga hari amahirwe menshi ariko habaye ikibazo cy'uko hari abantu wasanze badafite amakuru isomo ryanjye ni uvuga ngo wasanze katuvuge nk'urubyiruko rwagize amahirwe yo kubona umurimo hariya hantu uragenda ugasanga byibuze ni ba bantu nyine ni bake ugereranyije n'abakayibonye hari n'imirimo itarabonye bayikora of course kuko nka buriya ugiye kureba muri bariya abantu batanga ibyo kurya amazi kuri grab zones ku batwara amagare ubundi byakabaye kuba birimo n'abanyarwanda benshi ariko ayo mahirwe ntiyabayeho kimwe ni uko ayo makuru nta yari ahari mbere y'uko icyo gihe kigera birashoboka ko byasabye kuregisitaringa abo bantu abanyarwanda ntibamenye ko hari kuba registration icya kabiri bishobora kuba byarabaye bakanabimenya ariko qualification ikabura kuko atari ikintu baboneye amakuru kare ngo bashake ibyangombwa bishoboka byabafasha sinekereza ko Ferguson yari kubyimana ibyo simbitekereza iyo baza kuba barabonye amakuru kare byarashobokaga ko babona akazi nka kariya ni akazi abari kubikora barabihemberwa banabihererwa amahugurwa iyo ni inzira ya mbere gushaka amakuru icya kabiri gisigaye ku kumenya amakuru ni ukumenya icyo uyabyaza mu musaruro hari abantu bamenye UCI barangije bayifata ubu nk'ari ikintu kije kubabuza gukora yego ku buryo wasangaga mu bice bimwe na bimwe by'ubucuruzi ibiberamo ibikorwa bitandukanye urujya n'uruza rwagabanutse abantu ugeze harakomeye cyane tujana kubatinda ariko batari bageze hano aho zigereza ngasanga abantu barenze kuzura stade Amahoro ntabagura umugati ntabagura amazi yo kunywa ntabafata icyo kurya ntacyo ni ukuvuga ukajya noveje ejo umuhanda wose usibye ko abantu baje gufana amagare gusa ariko hari abantu kugira ngo wari kwakira bizinesi wari kuvuga ngo mashinze yenda katuvuga hari restaurant zihari zitajya zicuruza nzi zacuruje cyane ariko nakubwira muri iyi minsi n'ubu ngubu naho kunyura no guhagarara twahabuze hari ahantu usabye kwashyira tente kuri fan zone ntekereza nta muntu wabikwima ni cya kintu cyo kubyaza amahirwe aje umusaruro icyo kintu dusa naho twakibuze ntabwo cyabonetse mu buryo buhagije amahirwe yaraje ariko abakabyaje umusaruro bamwe barabuze yego tubari twarakoze banatwongerera n'igihe cyo gukomeza gukora kugera saa 10 ariko za business zindi umuntu yagatekereza niba za business tujya mu majyaruguru zihagarara hahandi uramutse uvuze ngo ari abantu baje bari irenyanya birambara ku muhanda uhashyize agatente ashyira agatente konyine agatente kanimo ibyo kunywa n'utuntu two kurya twihuse ama fast food ariko ibi ngibi avuga tubijyanane na siporo yacu ko tuyifite mu Rwanda abantu bazi ko siporo ari ukwishimisha siporo nitumara kumva ko ari business kandi business yunguka ubundi ibi ngibi ntabwo ari umuntu ubwe yakabaye yarabyibwiye abantu bacu ba siporo nibo bakabavuga ngo mumenye ko hazaba hari abantu ku muhanda ni hehe hagutse mushobora gutekereza uwo muntu yashaka kanagira ikimoro cyo amagara atangira hano twari kumwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali twari kumwe n'umuyobozi wa polisi twari kumwe n'umuyobozi state minister muri minisiteri ya siporo bana tugira ngo hot zone zaba ziri bakakubwira n'iri sewa barabisobanura ariko wavuga nicyo bakakubwira abantu tutabyaza umusaruro wa business ikibazo sintekereza ari za nzego njye ntago ariko mbibona kuko nyine icyo urwego rwakoze rwazanye amahirwe nawe noneho umuntu utekereza business wisely urasabwa gutekereza ku kintu byakugirira akamaro ariko urwego rwakuzaniye amahirwe yo kuzaniye umugore tekereza Nyarutarama amagare munsi y'abanyine 16 yego
buri mwanya barakora bivuze umuntu wageze saa 3 Za mu gitondo. araza kuva saa 10 aranashonje kandi hariho aho hari kuko nta fast food yahabona icyo tumaze icyo tucyumvikana navugaga ntabwo tureba ba bizinesi gusa turebe natwe siporo izi fan zone nka ferwasi ni urugero ntabwo ndiho mba bureminga kuko ni ikintu twakiriye bwa mbere tutari dufite kuri uru rwego ariko experience gikwiye gusiga n'iki ni ukuvuga ngo ahantu dushobora kugira fan zone dushobora gushaka kwenteresa abantu mbere kumwe twabwiraga abantu mwitegure rero abakora muri izi business mwitegure mushobora gushinga kioske izimuka isiganwa rirangiye then nkuko yabivugaga bakiyandikisha yewe nzaba ndi kwa mutwe no kuri munsi ya sulfo no kuri Norvege ukaba ufite standing nk'eshanu nta nubwo ari business yakagoye kubera ko biriya bibarwa muri ya misoro y'inzego z'ibanze ni ukuvuga ngo akarere ka hostinze uwo munsi bijyanye n'abafatanyabikorwa biyandikishije byarashobokaga ko nyine biyandikishije bahari byashoboka ko bamenya kuvuga ngo hano harajya izi business eshatu hano harajya eshatu kugira ngo bitaza kuba akavuyo ahantu hamwe rwose ibintu byo kunywa no kurya nanjye murakivuze kinkura hano Latifa reba iyo ubona ko umuntu yaguze moto ya miliyoni 1.800 iyi ni foto batwoherereje ariko ukabona yegereje ko iyi moto ifite lideri kuko bose n'amadere izi moto urumva yahagaze hejuru ku rubanga n'urumva yabaze ko hashe kureba amagare ibyo ngibyo byarabitekereza nyuma iyo excitement aza kudufasha ifoto excitement yonyine ihari icyo twitayeho ni uko iyi moto iri mu ideni ishobora no kuba yakwangirika cyangwa yewe abafite motogari y'injyana arambwira ati ejo yagiye kureba igare nafashe moto nyishyira hafi na polisi ntabwo polisi iyi moto ni iyanjye mu gicumbi fata kasike yewe abashinzwe umutekano nanjye njya kureba igare baranafotora nzana n'agafoto kanjye ni ukuvuga ngo baraza kudufasha iyi foto rwose iyi foto ni isize nk'uko mwabivugaga harimo na fani umukuru w'igihugu yavuze ngo ni byiza ko twatangiye kubona ko uyu mukino w'amagare turawutandukanya na politike turawutandukanya n'ibindi bintu byose ubu ngubu turi kureba ibyishimo by'abanyarwanda turi kuhindura ubuzima turi kuhindura enjoyment twaciye mu buzima bushaririye iki gihe ntabwo tutishima noneho ariko nanone uburyo ibingibi araza kubidufashamo economically ikintu bino bintu bivuze ku gihugu ndetse n'umugabane muri rusange ni ukuvuga ngo iri rushanwa rya UCI abantu benshi bararishakaga bafite n'ubushobozi kuturusha kuba rwakira iyo yari yarekaniye uri kumva ariko ryisanga rigeze mu Rwanda hari investment igihugu cyakoze muri bya biganiro tubwiraga byo kuvuga ati umukuru w'igihugu hari biragenda akaba ari bugira gute ukina izo deals zikaba zacamo abanyarwanda ntituri kubona uburyo turi buryohemo cyane kubera yuko ni ibintu bije bidutunguye nkuko rundi Gabi bivuga akavuga ati sinari ko ntashyiraga cyose k'iminsi 3 tukadore baradusenye ariko noneho tukamenya yuko u Rwanda ruri capable yo kwakira ikintu gikomeye ku rwego rw'isi noneho rero twavuga mu bijyanye na politike mu muturage bisanzwe ariko nk'impuguke muri politike aho umuturage azanga akavuga ati iyi moto yajyaho abantu bane nanjye wa gatanu tuyihagarareho turebe igare hace gatatu sinzuri inyuma sinzuri imbere iri rushanwa rya UCI rirasigira iki u Rwanda wumvishe kongress yabaye kwa 494 nijoro umukuru w'igihugu ari muri iriya gala n'ubundi ya UCI ubu noneho u Rwanda rusi turebye wenda mu ndorerwamo ya economy ridusigiye iki icyambere ridusigiye amafaranga abantu ntibatekereze ko twavugaga ibyo bintu bito byo ku muhanda ngo twibwire ko iri siganwa ridasize amafaranga kubera ko twavugaga delegation y'abantu barenga ibihumbi aba bantu bari bari kuba mu Rwanda kandi babeshwagaho n'ibihugu byabo buri wese n'igihugu cye cyamwohereje aba bantu rero basize amafaranga mu rwego rw'ubukerarugendo icya kabiri basigiye banyamujyi ariko i Kigali ubwo turi gushaka gufasha umuturage ayo mafaranga aza kugerayo mu buryo agiye gutegera reka tugaruke muri ya mainstreaming reka tugaruke muri bya biryo turya bigaca mu kanwa bikajya mu gifu ariko bikazarangira bigeze mu mano bigeze no mu matwi ni ukuvuga ngo hotel yinjije amafaranga haba ari ku biryo haba ari ku bitanda haba ari kuki irasora uyu musoro ntabwo wari buboneke kuri urwo rwego iyo batagira aba bashyitsi
kandi noneho aba bashyitsi ntimwibwire ngo barajya muri za hoteli z'inyenyeri imwe ni inyenyeri guhera kuri enye kuzamuka enye eshanu ibiciro byabo biri hejuru n'umusoro uri buveho urajya hejuru biravuze ngo rero rwose mujya kumva mu misoro aba Minecofin nibajya kubitubwira muzumva inkuru nziza cyangwa ba Rwanda Revenue aho ni ku ruhande rwa kabiri aba bantu nyuma y'uko irushanwa ry'umunsi rirangiye they have fun bajyamo baratembera baragura inzibutso barajya muri bar bararya baranywa abo bantu bose bazasora umuntu uri hirya iyo ntavuge ngo ku igare ritageze hano ikindi cya kabiri nuko nkuko twabivuze mu kiganiro giheruka aba bantu baba ibyo bakoresha bihingwa hirya no hino mu gihugu ubu nawe yabonye isoko ryo gutanga ibintu byinshi biturutse mu buhinzi bw'inyanya hepfo Bugesera burasirazuba ahandi nanasi mu majyaruguru mu burasirazuba ibitoki impande zose n'izindi mbuto bitewe n'aho byera mu gihugu aba bantu ugiye nko kureba ibyo dukora mu Rwanda ufashe ikawa ufashe icyayi ugiye ku isoko ukareba tubyita consommation ukuntu icyayi cyanywewe n'uko ikawa yanyweye wasanga bitandukanye n'indi minsi isanzwe kuko abantu abenshi bifite baturutse muri bya bihugu bisanzwe bikonsoma ya kawa bimwe ikawa bimwe icyayi nk'umuco atari ukuvuga gusa ngo ndashonje cyangwa ndayishaka nk'umuco aba bantu urebeye yafatiwe hano mu Rwanda none ugiye naho bagenda bayifatira hirya no hino aho ibasha kuboneka abafana bahuriraga ni ibintu byinshi noneho nk'ubu ngubu ikindi tuzabona nabonye hari abatangiye kubyitangariza ko nyuma y'ejo badahita bava mu Rwanda twabonye parike zirimo ibintu bitandukanye mbere yo kujyayo buriya yabajije n'amakuru ibiciro arabizi aza amafaranga asigaranye ati nzabanza nsigukire muri parike twati gituma ibintu bizamuka gituma ibintu byagize ati buri dolari ryarazamutse cyane idolari ryaje ku buryo noneho ubu buriya regulation y'amadolari gituma izamuka kwinjira cyane muri ubu buryo nibyo twe dushaka ku isoko hari ibyo tugiye kugura ni ukuvuga ngo gitume zamuka cyane dufite ibintu byinshi n'izi nyubako turuvuga twubaka hari ibikoresho byinshi cyane abantu bari kugura mu mahanga kubera ko wenda bidakorerwa inahangaha bigatuma babigura mu madolari ntekereza ko nka nyuma y'imyaka 5-10 tumaze kubaka ibintu biremereye cyane ikibuga cy'indege nka buriya cya Bugesera cyuzuye stade Amahoro yo yaruzuye dufite ibi bikorwa twita ko biremereye byose bimaze kubakwa uzahita ubona ko dizera ko twese tuzaba tukiriho uzahita ubona ko regulation y'idolari kumanuka cyangwa se n'iritamanuka kutarenga aho riri bizahita biguma buriya hari abantu benshi batekereza ngo mu myaka iyi ngo idolari ngo ntiryahindukaga icyo gihe twubakaga imihanda y'ibirometero bingahe twubakaga ikibuga cy'indege gifite agaciro kangana gute kandi ibikoresho dukoresha aho ngaho byose hafi ya byose uretse wenda nka sima ibindi bikoresho byose turi kubikora mu mahanga kugira ngo twubake ibintu bihuje n'ubuziranenge buba busabwa ku rwego mpuzamahanga abantu rero rimwe na rimwe bagiye banatekereza n'icyo ngicyo ariko binakurure n'izindi nganda ziri imbere tureba amasoko yo hanze niyo waba ukora ji ni hehe nayijyana ariko bayigura mu madolari buriya nacyo abantu bakwiye kukireba ibyo dukora cyane cyane tujyana ku isoko dukwiye gutangira kureba ngo ni irihe soko ryo hanze ryabigura nko mu buhinzi ubona barakangutse imboga avoka imbuto imiteja barabishakira isoko ryo hanze n'abandi bakora mu rwego rw'ubukungu nicyo cyonyine cyakora ku idolari ariko sinanahakana yuko hinjiyemo amadolari muri ekonomi y'igihugu ari buze kugira Latifa umunsi turaza gusoza kugira ngo natujye kureba uburyo akayitape ka nyuma bakubita wayabona iminota 15 turadusoje rwose convention ko uyu munsi ntabwo uramenye ngo ninde uza guhemba aragashobora no kuri igihugu ntawe uramenye ngo ninde uza gutanga ibihembo turaza kumenya nayo ryo ngaruka tugomba kuba duhari hari ikintu yavuze mu ijambo rye ngo nejo tuzaba turi kumwe mu gusoza nanjye ndi gushaka kuza kuba yakabariye cyane bya byose
hari uburyo yagura ibintu nk'umunyamakuru tukabireba ari byo hanze umunsi byinshi byabereye mu Rwanda turi kwego dusigira isomo nk'itangazamakuru wera tujye mu rwego rwa professionalism mu rwego rwa visibility mu rwego rw'ibyo dukora mu rwego rwa qualité ntabwo nari nzi ko amasaha y'icyenda ushobora kwerekana live birashoboka cyane oya birashoboka ariko inani twabikoraga okay byibura kubona ndi kugaruka nk'isura nka media y'u Rwanda dukwiye kwigiraho turasabwa kubaka itangazamakuru birazamuka birazamuka ariko twebwe turasabwa kubaka urwego abantu bajya kuri moto bose n'abanyamahanga abantu nabonye bari mu ndege hejuru n'abanyamahanga zakomeza ku mihanda ziteretse zigize n'abanyamahanga biriya byo ntiwabitindaho iriya ni team ya UCI birumvikana ariko nanone ibikoresho bimwe na bimwe ni iby'igihugu ni iby'igihugu RBA ni igihugu buriya nka Obivani ni iri gukusanyirizwamo amashusho ni igikorwa remezo cy'igihugu which is good bivuze ngo hari urwego igihugu kimaze kugeraho ariko none ntabwo twe twageraho tugomba kugera mu ruhande rw'itangazamakuru haracyakenewe izindi mbaraga igihugu cyubaka ibikorwa remezo by'umuhanda abantu bazatwariraho ariko kinubake n'ibikorwa remezo bizatuma na ya visibility izamuka itangazamakuru ni umuyoboro mwiza mu kuzamura ya visibility niba turi kuvuga kuri social cohesion umunya-Eritrea yahuye n'umunyarwanda bagahoberana nta muntu wo muri Eritrea uzabimenya mu gihe tuzaba tutabitangaje niba umunya Belgique katuvuge Belgique umwanya nabibabwiye ishusho nabonye rikantungura niba wa mugani hagaragaye iyo event yuko umubirigi waje mu Rwanda yakiriwe neza n'abanyarwanda bakamwereka urukundo bakamutera bakamushyira mu kirere agafata ibendera ry'u Rwanda n'iry'ububirigi mu kuboko kwe nta buryo bundi bari bwo kuzaryerekana niyo mpamvu tudagomba guhunga icyo kintu ibikorwa remezo bindi turi kubaka ibyo turi kubaka byose bijyane no guteza imbere cya kintu kizafasha kizaherekeza igihugu nibyo ntabwo twavuga ngo ibitangazamakuru byose byo mu gihugu biragendera hamwe bizamukire rimwe ariko burya iki gihugu cyazamutse n'ibindi bifatiraho umurongo ni ibintu bijya bishoboka burya iyo igitangazamakuru cy'igihugu cyazamutse ubwawe uri inyuma ukabona standard yawe hari ibikiburamo nawe ugenda uzamuka gake gake bijyanye no kukurandata no kugufata ukuboko ikintu rero kindi numva u Rwanda rusigaranye havuyemo ya visibility twavugaga havuyemo bwa bukungu busigaye nyine imbere mu gihugu hari amafaranga yakoreshejwe hari buriya n'amabanki yarakoze ko hajya haba amatransfer ko niba banki iri muri Belgique idashobora gukora mu Rwanda umuntu yakoraga transfer bigashoboka niba rero ubwo bukungu buje hasigaye ikindi kintu kimwe iyi image u Rwanda rwacuruje igiye kubyazwa iki nicyo gisigaye ni uvuga ngo ahangaha u Rwanda rugiye kuhakura amahirwe akomeye cyane y'ishoramari turabizi ko u Rwanda ari igihugu kiri kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi turi landlocked nta nyanja dukora wenda ngo abakora business zo kwambutsa ibicuruzwa no kugera gute mu nyanja ngo bagiye gufatiraho ngo u Rwanda abanyara ahantu hava port nziza nubwo nanone tuyifite nacyo ni ikintu kitajya kikunda kubaho ariko hagiye kubaho ikintu cyo kuvuga ngo ryatera-mbere ry'inganda bwa bumenyi byari byose umushoramari we wese yerekwa amahirwe igihugu gifite kandi n'ubu ngo byabayeho igihugu cyagiye cyerekana amahirwe gifite mu ishoramari bivuze ngo ya visibility abashoramari bakomeye niba umuntu yabashije kubona ko ahantu hatuwe hari abantu bishimye bashobora gukonsoma igihe icyo ari cyo cyose uwo biroroshye ko yashora imari rero twiteze ko ya 335 UCI hari contribution nini igiye gushyiraho abantu ntibatangare nko mu mwaka utaha cyangwa ibiri itaha bagiye kubona bakabona mu Rwanda hari nk'uruganda ruteranya amagare already ubu ngubu ari n'amashuri ya UCI hari amashuri ya UCI tubyita amashuri ariko ni amasantre de formation nyine n'ubundi ya UCI ngo tubifate nk'amashuri atanga ubumenyi ku kwigisha cyangwa gutanga ubumenyi bujyanye no gutwara igare ubwo bivuze ngo anytime twabona amagare ari gutwarwa muri Afurika ya za miliyoni 40 twavugaga ba Pogakari batwara yateranyirijwe mu Rwanda amagare bakaravuza ariko umva rero ko gira igare turiyonga nabo Alex tugana ku musozo urona wa mugani mukaya tureba niba yegukana ituru mu rwego rw'abakuru ariko byibura
mushuti wawe ari imbere ariko mushuti wawe ari imbere ku makuru mfite kugeza akanya aracyasiga peloto iminota igera muri 2. undi wari imbere Pogacar uretse kumubwira ati yasiga mu kiganiro asize ibirometero 41 41 urumva ko ntabwo byoroshye cyane ndakubwira ko ni round imwe ebyiri ni ebyiri Alex ibirometero 3 minota itarenze ibiri iyi turu message kwe gusigana yihe hari ibihugu by'abaturanyi hari abanyarwanda hari isi hari ba bandi bavuga ngo ariko u Rwanda tubwifuriza ibyiza bose iyi shampiyona basigira iki numva ubutumwa bwa mbere iri busige ni ubwo kubwira abantu ngo ntabwo amagambo yubaka ibikorwa amagambo abantu bashobora kuyajyaho ariko amagambo bakayahindura amagambo atahindutsemo ibikorwa ntacyo ashobora kugeraho ntacyo ashobora gutwara kubera ko twagize imbogamizi nyinshi zashoboraga kubangamira iri siganwa kugera umunsi waryo ugeze rero ikintu cya mbere ni uko n'umuntu muri rusange umuntu akuvuga ibintu bitari byo ntuzacike intege wowe uzareba icyo ukora kugira ngo ukomeze utere imbere icyo ni kimwe icya kabiri ni uko buriya banza n'ubushize twarabivuze ntuzifurize umuturanyi kubaho nabi kuko abayeho nabi nawe bikugiraho ingaruka ariko kandi nanone umuturanyi wawe natera imbere ntuzamugirire ishyari ahubwo uzamubaze wowe ubigenza uti numva abaturanyi nibwo butumwa twabahaye ntabwo u Rwanda rwakiriye iri siganwa kubera ko ari favor gusa ni ibikorwa rwagaragaje kuko iyo biba bidahari bari kuryana ahandi cyangwa ntabwo ari twe duteye impuhwe hari abantu baba batekereza ko ibintu biba ku Rwanda rwagize amakuba none bahora barugirira impuhwe ntabwo wajyana amasiganwa nk'aya ngaha ahantu hari imihanda y'ibinogo ngo kubera yuko ngo bagiriye impuhwe ntekereza ko atari twe duteye impuhwe cyangwa ko bazi kudiringa ntabwo ari twe duteye impuhwe cyane buriya no kudiringa iyo kapasite yo kudiringa nuko ufite offer dore jyewe mfite iki ngiki wigeze kubivuga kubwira abantu uti mwari bwahagurukiriza amagare mu nzu n'ubwambere birashoboka wajya kubona ukabona nk'icyo akaza nka innovation buriya abantu iwabo bafite arena ubwo ndatekereza nka za Senegal na batangiye kuvuga bati natwe twabaye twabaye dusa ntekereza ko rero nubwo butumwa hanyuma ku bandi bantu bibwira yuko badusumba cyane ngo hari n'umukuru w'igihugu yabikomojeho bakwiye kumenya ko isi iriho irahinduka amahirwe bumva yakabaye iwabo natwe turashaka ko aba iwacu ntibadukubite ibicamurundi rero tujye gupiganwa mu buryo bufunguye butarimo igitugu butarimo gusunikana hanyuma nituba dufite nyine diri nk'uko yabivugaga dufite icyo twereka abantu cyiza babyemere ubu nigeze kubikurikira nko mu ma saa 5 umunyamakuru ari kuvuga ati bari kuzamuka Norvège ati ahantu hose iri siganwa ryagiye ntaho twigeze tubona abafana bameze gutya kuko hano urabibona si abantu baje muri tourism baje mu gutembera bari ku muhanda gufana bakavuga ati abantu basohotse mu ngo baraza gufana hanyuma nibamara kurenga hariya niba badashoboye kugera aho bagiye gukomereza basubire mu ngo zabo kandi nta kintu kirimo nta muntu uri bubabwira ngo nimusohoke mujye kuri reka nabonye bifitiye agacupa ateruye n'umwana umugabo afite telefone hariya Norvège ndavuga ko abantu babayeho ku cyumweru bambaye isengeri n'agacupa ke mudamu nawe ateruye umwana yasohokanye umugore we afite view yiganiye n'iya drone neza bari kureba ibintu n'amahirwe yo gusohoka tutembere nabyo kuko hari amahirwe abantu nyine twigeze kubivuga amahirwe abantu batagira yo kubona ikintu nyine cyo gutume muhuriza hamwe musabane abantu ngo bari uribwira hari umuntu utekereza ko bari abantu bari ku muhanda se ari uko yari kujya guhinga akaba atagiyeyo ntoya it's fun nava ku muhanda arajya mu mirimo ye numva rero hari ubutumwa bwinshi
ubutumwa bwinshi cya mbere n'abantu bakora za raporo zo kutishima bajye bamenya yuko ni rikodi bayigumana bakajya batanga report bafitiye nyine biba byoroshye no bafite raporo bapudetinga wenda bapudetinga amatariki ariko aha harimo navuga ngo harimo testimony harimo ubuhamya bw'abantu ati faraka dusoreza hangana Chari ameze nabi cyane rwose abantu yabasize yaje kubura nanjye atajya kurugera kuko yaje tumwiteze ariko nyuma telefone ndamureka shimira abatubiri koroho afite abafana benshi akantu gatoya ko kuvuga nikije mu ijambo rya William Ruto ejo bundi muri UN General Assembly New York yavuze ngo Afurika ikenewe ntago ari y'impuhwe za UN cyakora cyo cyangwa z'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose gifite ububasha Afurika ni ugukora abanyafurika baguruke bakore ibihugu bindi yaba ibyo duturanye yaba biri kure ku mugabane wa Afurika nekereza ko ari urugero rwiza ni step iri imbere u Rwanda rusetinze n'ibindi bihugu bitekereza ntago ari ngombwa UCI why not wa mugani tutajya World Cup why not tutatekereza ibindi bikorwa bikomeye ku isi bize muri Afurika kuko we deserve it turabikwiye kuko akenshi nibyo binjoyinga na ya midari batanga iba yavuye muri Afurika why not tutakora izo deal tukabiryohamo natwe cyane